no ku mbuga za internet hari ibyanditswe natwe twabibasomeye. Ibyanditswe ku mbuga za internet reka tubihere ku mvaho nshya. Muri gahunda yo gukomeza gusaranganya abaturage amafaranga ava mu bukerarugendo, ubuyobozi bwa parike y'igihugu y'Akagera bwavuze ko bufite gahunda yo gusaranganya amadolari y'Amerika ibihumbi 886,379, ni ukuvuga asaga miliyari 1.2 y'amafaranga y'u Rwanda muri uyu mwaka 2026. Ni mu gihe mu mwaka ushize 2025 imishinga itandukanye y'abaturiye parike y'igihugu y'Akagera yasaranganyijwe yabarirwaga mu madolari y'Amerika ibihumbi 555,242, ni ukuvuga miliyoni zisaga 810 tuyashize mu manyarwanda. Akaba yarafashije abaturage barenga 200,000 bibumbiye muri za koperative zinyuranye. Ubuyobozi bwa parike y'igihugu y'Akagera bukaba buhamya ko indi mishinga yinjiza hatubutse ishingiye kuri serivisi zo kuyobora ba mukerarugendo. Iyi gahunda yafashije abaturage baturiye parike kubona inyungu ziva mu bukerarugendo, kugabanya amakimbirane hagati y'abaturage n'ibikorwa byo kubungabunga iyi parike no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage binyuze mu mishinga y'iterambere. Mu myaka 20 ishize abaturage baturiye parike z'igihugu mu Rwanda bamaze gusaranganywa miliyari zikabakaba 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ibigira uruhare mu kubaka amashuri, amavuriro, imihanda n'ibindi bikorwa remezo, kandi bikaba byaragabanyije amakimbirane hagati y'abaturage n'ibikorwa byo kubungabunga pariki. Ibyanditswe ku mbuga za internet reka tubikomereze ku gihe cyanditse ko iyo umugore arangwa n'urugwiro akishira mu mwanya w'abandi kandi akabana neza nabo mu rugo rwe, urwo rugo ruhinduka ahantu heza ho guturiza no gusubiriza ubwenge ku gihe. Bamwe bakavuga ko iyo umugore yishimye n'ubuzima bw'abamukikije buba busendereye ibyishimo. Umugore wumva atuje kandi anezerewe ari mu rugo rwe yigirira icyizere kandi akarushaho gutekereza cyane ku bintu byamuteza imbere. Iyo umugore ahoraganya anenga ibintu byose, akarakazwa n'ubusa cyangwa akitarura umuryango we, umwuka urangwa mu rugo urahinduka. Uko iminsi igenda ihita usanga umugabo n'abana be batagishishikajwe no guteza imbere umuryango wabo. Ntabwo biterwa nuko baba batabyitayeho, ahubwo biterwa nuko baba bumva ntacyo bimaze. Igihe kiragera bakabona umugabo wahoze akunda akazi asigaye ashishikazwa no kwigira mu kabari kuko ari habonera amahoro. Aho usanga abagabo benshi badakunda kujya mu kabari kugeza igihe bashakiye abagore bagatangira kujyayo. Umugore uzi ubwenge yibanda ku byo umugabo washoboye kandi akabirata aho kwibanda ku ntege nke ze. Amwibutsa ko ahari mu gihe umugabo yumva ko isi yose yamutereranye, akamubwira ko ashoboye mu gihe nta mukoresha uri kumwizera ngo amuhe akazi. Uko umugore avugisha umugabo we cyane cyane iyo ari mu bandi bantu bishobora gutuma arushaho kwigira icyizere cyangwa se agatakaza n'icyo yari afite. Mu gusoza ibyanditswe ku mbuga za internet reka tubisoreze kuri Kigali Today. Urubyiruko rwo mu karere ka Ruhango rurimo bacikirije amashuri, abatewe inda zitateganyijwe, abari barishoye mu biyobyabwenge n'abakomoka mu miryango ikennye cyane ku buryo byabagora kugira icyo bageraho, ubu barishimira ko babonye ubufasha kwiga imyuga bakanahugurirwa kwihangira imirimo, uburyo bahamya ko aho bageze ari heza cyane. Bakaba bashimirwa kuba barihangiye imirimo ifasha n'abandi. Bamwe muri urwo rubyiruko bize ibijyanye n'ubukorikori, abize kogosha n'ubwiza bw'umubiri, abahuguwe mu bucuruzi n'imyuga itandukanye, bakaba babifashwamo n'umuryango Rungano Ndota ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Kugeza ubu urubyiruko rugera kuri 500 rwanyuze muri iyi gahunda, 418 muri bo barikorera ndetse banashoboye guhangira abandi akazi karenga 12,000, naho icyiciro giheruka cy'abasoje amahugurwa 50 bakaba barahawe impamyabushobozi ku itariki ya 15 Gashyantare uyu mwaka. no ku mbuga za internet hari ibyanditswe natwe twabibasomeye.